umunsi umwe nigeze mbaza umuhanuzi warushotse hanura, ndamubaza nti ariko reka nkubaza ko ndeba urimo wuzura uhanura, urimo urareba iki? Ni iki kiri kukubwira ngo ubivuge? Yaranshubije ngo ari kumva ikintu kimubwira ngo nahanura. Ndavuga nti si icyo kintu ubwo ugihagazeho ko ari Imana? Nta n'ikimenyetso wowe warasabye Imana ngo umenye icyo ikubwira icyo ari cyo? Ndamubaza nti reka nkubaze ikindi kibazo, ubu bakujyanye ngo usubiramo ibyo wavugaga, bakakujyana mu rukiko cyangwa bakagufunga, wabisubiramo? Rero reka mugire inama, genda byibuze usaba Imana nk'ibimenyetso nk'ibi bikwereka ko ari Imana ivuganye nawe. None se amajwi yose ni Imana ibivuze? Ariko isoko, Yesu arashaka ko isoko yawe itobanuka, ukagabura ibyiza, ugatanga ibyiza, hanyuma abantu bafite inyota, abantu bafite ibikomere, ndabarangira kuri Kristo. Haleluya! Ndiba ndabarangira mu rubavu rwe. Haleluya! harimo isoko imara inyota. Imana ishimwe. Zekariya arabihanura, ahanura ko ari abahanuzi bazabanza bakagenda bahanura, ariko bagahanura ibinyoma. Wari uzi ko hari abahanuzi usigaye uhura nabo, umuntu akakubaza ngo mbese ngo wibaza iki ngo ku bintu bijyanye ngo no guhinga, ngo wibaza iki ngo ku bintu bijyanye n'umugabo, ngo mbese uri umusore ngo cyangwa uri umukobwa, ngo mbese ngo warashatse, mbese ibintu utamenya, ibintu byo gushakisha. Hanyuma ukibaza ngo iyo soko, ubwo buhanuzi buraturuka he? Yesu ashimwe. Mugubwe neza. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya, ni igice cya 13. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere, turasoma imirongo nk'itandatu, hanyuma tuganire. Haranditse ngo iby'isoko yoza ibyaha. Uwo munsi ab'inzu ya Dawidi n'abaturage b'i Yerusalemu bazaziburirwa isoko yo koza ibyaha n'imyanda. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, uwo munsi nzatsemba amazina y'ibigirwamana mu gihugu bye kuzibukwa ukundi, kandi nzirukana abahanuzi n'umwuka wanduye mu gihugu. Maze niharamuka habonetse uhanura se na nyina bamwibyariye, bazamubwira bati, ntuzabaho kuko uhanuye ibinyoma mu izina ry'Uwiteka. Nuko nahanura se na nyina bamwibyariye bazamusogota. Nuko uwo munsi abahanuzi bose nibahanura bazakorwa n'isoni zo kuvuga ibyo beretswe, kandi ntibazongera kwambara imyambaro y'ubwoya yo kubeshya, ahubwo azahakana ati, si ndi umuhanuzi, ndi umuhinzi w'ubutaka, kuko banguze nkiri muto. Kandi bazambaza bati, izo nguma zo mu biganza byawe wazikomerekejwe n'iki? Nawe azabasubiza ati, izi nguma nazikomerekeye mu nzu y'inshuti yanjye. Twakire neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Iri jambo ni ijambo rikomeye cyane. Nzanye ijambo rivuga ngo isoko y'amazi yawe imeze ite? Isoko y'amazi yawe imeze ite? Mbese ndi kukubaza ngo uri kuvoma he? Isoko yawe ni nziza? Imana ishimwe. Uyu muhanuzi Zekariya, ubu buhanuzi burajimije cyane. Yahanuye avuga ku isoko yoza ibyaha. Arayihanura, ariko yerekeza ku bahanuzi. Avuga abahanuzi bagiye bahanura, ariko akagaragaza ko hari abahanuzi bahanuye ariko bagahanura ibyo batabwiwe, bagahanura ibinyoma. Mbese bakajya bagaragara nk'aho batumwe n'Imana kandi batatumwe n'Imana. Cyangwa se bamwe bakaba baragerageje kuba bari bafite ubuhanuzi buzima, ariko bukaza gutobama, bikaza kwivanga, ibintu bikivanga, isoko yari nziza ikazamo ibirohwa.
hanyuma Zekariya ahanura avuga ko hari indi soko, hari isoko izaza, isoko ikaboneka, atari abahanuzi bavangiwe, atari abazana ibyabo bihimbiye n'imitima yabo, ko hari isoko nziza, isoko y'amazi y'ubugingo, isoko ikiza, isoko imara inyota. Haleluya! Yesu niwe soko y'amazi y'ubugingo. Yarivugiye ngo ni njye soko, ninjye unywa amazi nzamuha, ntazongera kugira inyota ukundi. Haleluya! Uyu muhanuzi yabihanuye, ahanura agaragaza ko hari amasoko atandukanye, ko abantu bagerageza kugira ibyo batanga nk'amazi, bagerageza kugira ibyo bahanura nk'abatumwe, bagerageza kugira ibyo bavuga nk'aberetswe, ariko ibyo byose agaragaza ko bizaba ibinyoma, kugeza ku rwego yavuze ko ababyeyi ubwabo bashobora kugirira nabi abana babo babahoye yuko bahanuye ibinyoma. Mbese iri jambo ryashakaga kuvuga iki? Iri jambo rirakomeye cyane. Imana itugirire neza. Ndashaka kubwira abantu ngo nimuvome amazi meza, nta handi amazi mwayakura. Amazi amara inyota ari muri Kristo. Kristo niwe soko, kandi umaze kumwizera akamwemerera amuhindura isoko nawe. Wari uzi ko hari abahanuzi usigaye uhura nabo, umuntu akakubaza ngo mbese ngo wibaza iki ngo ku bintu bijyanye ngo no guhinga, ngo wibaza iki ngo ku bintu bijyanye n'umugabo, ngo mbese uri umusore ngo cyangwa uri umukobwa, ngo mbese ngo warashatse, mbese ibintu utamenya, ibintu byo gushakisha. Hanyuma ukibaza ngo iyo soko, ubwo buhanuzi buraturuka hehe? Buraturuka ku Uwiteka. Nagira ngo mbabwire, Imana irabashaka ngo ibahindure isoko, ibashyiremo amazi y'ubugingo, mubone ibyo mutanga, mugabure ibyo mukura ku Uwiteka. Ijambo ryaratubwiye ngo Imana izababaza ngo mbese mwari mwicaye mu nama zanjye kugira ngo mumenye ibyo ntekereza? Izabaza abahanuzi, izabaza abatambyi, izabaza abantu ngo mbese ibyo mwahanuraga twari twicaranye? Imana itugire neza. Zekariya ahanura kuri ubu buhanuzi bukomeye, arababwira ngo hari isoko y'amazi imara inyota, hari isoko yoza ibyaha. Nta yindi soko yoza ibyaha. Amaraso Yesu yavuye mu rubavu, ayo yonyine niyo abasha kukweza akagutunganya. Nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire, izerere mu ijambo ry'Imana, uve ku bahanuzi, uve ku bihanurwa, wumve ibyahanuwe byanditswe mu ijambo ry'Imana, bukubera ubuhanuzi, ubwizereremo, ukomereremo. Naho ibindi uzasanga bimwe ari ibirohwa, uzasanga ibindi ari ugushohagisha. Umuntu ajya ashwagisha, ajya kubaza ngo hajya ngo waba ufite abana bangahe, ngo hajye umwana we mukuru ngo ameze ati, kugira ngo nyine amenye uko ahengekereza, amenye uko akubwira. Nagira ngo mbabwire, Yesu niwe soko. Haleluya, haleluya! Yesu niwe soko. Muri we harimo byose, muri we harimo ubugingo, muri we harimo amahoro, muri we harimo amazi. Uri gutanga ayahe mazi? Hari umurongo nasomye ukomeye cyane, umurongo wa 6, ngo kandi bazambaza bati izo nguma zo mu biganza byawe wazikomerekejwe n'iki? Nawe azabasubiza ati izi nguma nazikomerekeye mu nzu y'inshuti yanjye. Ijambo riratubwira ngo Yesu bamuteye icumu mu biganza, uri imisumari mu biganza, bamutera icumu mu rubavu. Ibyo byose byahanurwaga byerekeza ku mwana w'Imana. Umwana w'Imana nta handi yazize bene wabo, yazize abo bita abakozi b'Imana, yazize abo bita abatambyi. Murabizi ibirego bamureze, murabizi ibicumuro byose bagiye bamushyiraho, bamwita ngo yise umwami. Ariko ngo izo nguma, muri izo nguma za zindi niho Yesu adukiriza, niho tubonera amahoro, niho tubonera umutekano. Muri izo ngo mu rubavu rwe havuyemo isoko y'amazi. Haleluya, haleluya! Havuyemo amaraso, havamo n'amazi. Ibyo nibyo byoza ibyaha byanjye, ibyo nibyo byoza ibyaha byawe. Haleluya! Nta handi hari isoko, nta handi hari isoko, ni muri Kristo. Nagira ngo mbwire abantu benshi bagiye bakomeretswa na bene wabo,
abantu benshi bagiye bakomeretswa n'abarokore bagenzi babo, abantu benshi bagiye bakomeretswa n'ubuhanuzi budashinga, abantu benshi bagiye bakomeretswa no mu nzu y'Imana. Nimuhumure, nta wakomeretse kurenza Kristo. Aho bamufataga amaze kubakiriza abantu, amaze guhumura impumyi, bakajya bamufata bakajya kumujugunya mu manga, ubundi bakamutega ibibazo kugira ngo bamugushe mu mutego, ariko byose akabyihanganira. Nagira ngo nkubwire, yarakomeretse, arababara, arababazwa, nawe yiteguye kuguhumuriza, yiteguye kukomora ibikomere byose wahuye nabyo muri uru rugendo. Baroko, abakomeretse Kristo yiteguye kukomora akoresheje isoko. Haleluya, haleluya! Isoko y'amazi ituruka mu rubavu rwe n'amaraso byiteguye kukomora, bikakomora izo nguma. Warakomeretse pe, ngo bakomerekejwe ngo n'inshuti zabo. Ariko reka mbabaze, uzi gukomeretswa n'umuntu wakagombye kukomora? Uzi gukomeretswa n'umubyeyi wakubyaye? Uzi gukomeretswa n'umwana wibyariye? Ariko reka mbabwire, abakomeretse mwese, Yesu yakomeretse mbere yanyu kugira ngo aze abomore izo nguma. Haleluya, haleluya! Yesu yiteguye kukomora izo nguma. Ariko ndimo ndabaza abantu ngo, mbese mufite iyihe soko? Murimo muranywera hehe? Ni mu kabari ka Kristo? Ni mu tundi tubari? urimo uranywera he? Yesu niwe umara inyota, Yesu niwe ufite isoko. Hari isoko, numwizera ukamwemerera, arongera akuremo ibintu by'ibiziba. Hari ibiziba byaje mu buhanuzi bwawe, hari ibiziba byaje mu iyerekwa, hari ibiziba byajemo. Ibyo byose byatewe, bishobora kuba byaratewe n'ubukene wahuye nabwo, bishobora kuba byaratewe n'ihungabana ufite, bishobora kuba byaratewe n'abagukomerekeje, bishobora kuba byaratewe n'impamvu zitandukanye. Ariko isoko, Yesu arashaka ko isoko yawe itobanuka, ukagabura ibyiza, ugatanga ibyiza. Hanyuma abantu bafite inyota, abantu bafite ibikomere, ndabarangira kuri Kristo. Haleluya! Ndimo ndabarangira mu rubavu rwe, mu rubavu rwe. Haleluya! Harimo isoko, harimo isoko imara inyota. Imana ishimwe. Sekariya arabihanura, ahanura ko ari abahanuzi bazabanza bakagenda bahanura, ariko bagahanura ibinyoma, bagahanura ibyo batatumwe. Ariko hariho umuhanuzi uruta abandi bahanuzi, hariho umwami uruta abandi bami, hariho umutware uruta abatware. Uwo nta wundi ni Kristo. Ndimo ndababwira Kristo. Kristo niwe ushobora gutobanura iyo soko yawe yatobamye. Kandi urabizi, watangiye neza, ugahanura iby'umwuka w'Imana guhaye, kandi ukabihanura bigasohora. Hanyuma umaze guhura n'indamu, umaze guhura n'isi igukaranze, ibintu byawe biricanga. Nagira ngo mbwire abahanuzi ngo Uwiteka azababaza ngo, azatubaza, nanjye ndimo, azatubaza ngo, wari wicaye mu nama yanjye kugira ngo umenye, wumve neza, uze uvuga ibyo nagutumye? Iri jambo ndabitinya cyane, nkarihindira umushyitsi. Bibiliya ni ijambo ryiza, Bibiliya ni ijambo ritavangiye, Bibiliya ni ubuhanuzi butavangiye. Mureke twongere dusubire ku isoko, dusome Bibiliya, dusobanuze umwuka w'Imana dusobanurire. Uhanura ibyo Uwiteka agize gute, agutumye. Ndimo ndabaza ngo isoko yawe imeze ite? Ijambo ry'Imana katubwira ngo nta wafata isoko irimo izana amazi meza ngo no mu kandi kanya ibizanye amazi mabi. Tekereza, mu kanya uburirimba, mu kandi kanya ukaba uhagaze ku musozi urimo urahamagaza abana ibitutsi ntasubiramo hano kuri kamera. Ka kanwa wavugishaga Imana, mu kandi kanya ukaba urimo uragatukisha, urimo urahamagaza abana ibitutsi. Ni ukuvuga ngo hari isoko yari iri mu kanwa kawe izana ibintu byiza, izana amazi meza, noneho mu kandi kanya ukabuzanya ibiroho. Ndabahuguye. Tekereza, isoko yawe imeze ite? Undi mwanya ukaba urimo urahumuriza abantu uti nimuhumure, Kristo araruhura, Kristo arakiza. Mu wundi mwanya nta wundi uri murira, nta wundi amaganya yishe, nta wundi agahinda kishe, ni wowe. Imana yashaka ko uvanguka, ibintu byawe byose bikavanguka, amazi meza. Haleluya, haleluya! Imana yashaka kuzana amazi meza, ukavuga ibiri mu mutima wawe uko biri,
kandi akanwa kawe niba karirimbiye Imana, niba karimo gahanura, niba urimo uvuga ijambo ry'Imana, icyo uri gukora cyose kugira ngo Imana inezerwe, wihindura ngo abari kuvumisha abantu, wihindura ngo abari kutukisha abantu, wihindura ngo ariko wita abana amazina. Imana itugirire neza, Imana ishimwe cyane. Hanyuma nkabwira abantu bakomeretse nanone, nkababwira ngo nubwo waba warakomerekejwe n'uwakagombye kukomora, humura, hari Imana yomora ibikomere. Haleluya, haleluya. Ngo nzabomora ibikomere, nzabahumuriza, nzabatabara, nimumpamagara nzabitaba. Imana ishimwe. Ngo ahubwo ku murongo wa 5, ahubwo azahakana ati sindi umuhanuzi, ndi umuhinzi. Uzi ko ubu ngubu haje isungurwa akakwaza ati hajya ibyo hanuraga wabisubiramo, avuga ati ndarengana, reka da sindi umuhanuzi, reka da ntabyo nahanuye. Imana itugire neza. Umunsi umwe nigeze mbaza umuhanuzi wari ushotse hanura, ndamubaza nti ariko reka nkubaza, ko ndeba urimo wuzura uhanura, urimo urareba iki? Ni iki kiri kukubwira ngo ubivuge? Yaranshubije ngo ari kumva ikintu kimubwira ngo nahanure. Ndavuga nti si icyo kintu ubwo ugihagazeho ko ari Imana? Nta n'ikimenyetso wowe warasabye Imana ngo umenye iki kubwira icyo ari cyo? Ndamubaza nti reka nkubaze ikindi kibazo, ubu bakujyanye ngo usubiramo ibyo wavugaga, bakakujyana mu rukiko cyangwa bakagufunga, wabisubiramo? Rero reka nkugire inama, genda byibuze usaba Imana nk'ibimenyetso nk'ibi bibiri bikwereka ko ari Imana ivuganye nawe. None se amajwi yose ni Imana ibivuze? Guhera uwo munsi yahise abivamo, ntiyongeye guhanura. Iyo ari ubwoba yagize ntabwo mbizi, ariko ndimo ndabaza cyane abahanura, ndavubaza abantu murimo muvuga muri iki gihe, ndakubaza ubwirwa nawe Uwiteka niwe ukuvugiye yemo? Uwiteka niwe ukubwiye? Ese uhuye n'ikibazo bakakujyana batisubira mu byo wavugaga? Hari benshi bahita bageraho ati reka da, reka ntabwo nahanuraga, ngewe nsanzwe ndi umuhinzi, ngewe ndi umucuruzi, ibyo guhanura ntabwo mbirimo. Reka mbabwire, hagarara ku buhanuzi bwawe, uhagarare ku maguru yawe abiri, uvuge ati ni Uwiteka Imana yo mu ijuru yavugiye muri njye, ni Uwiteka Imana yantumye, nubwo nabizira, nubwo wanshiye umutwe, nahagara ko ari Uwiteka wagize gute wambwiye. Ariko Zakariya we yaravuze ati abantu bazahindura amagambo, mu mwanya niwe batwara, bazavuga bati reka sindi umuhanuzi, ahubwo ndi umuhinzi, ndi uyu muntu usanzwe. Reka mbabwire, twitondere ibyo tuvuga. Imana itugirire neza. Isoko yawe iri kuzana amazi meza. Erega buriya bwa buhanuzi usohora babukurikiza ku bugenzura. Harimo abahanga, harimo Imana yahaye umwuka wayo, harimo abari Imana yamaze gusiga, ku buryo bareba iyo soko niba izanye amazi, ayo mazi arakurikizwa n'ubuhe buhamya? Ayo mazi ari gukurikirwa n'izihe mbuto? Kuko ijambo ryaratubwiye ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Ntabwo bazatumenyera kuko twatigise, ntabwo bazatumenyera kuko twahanuye byinshi, ntabwo bazatumenyera, oya, bazatumenyera ku mbuto zacu. Imana itugiriye neza. Bakozi b'Imana, nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire iyi soko y'amazi amara inyota. Ndakwifuriza ko Imana ishyira muri wowe isoko abantu banywa bakanezerwa, nawe ubwawe ikabanza ikaguhembura, nawe ubwawe ikabanza ikakunezeza. Banza wihanurire, numara kwihanurira ubone guhanurira isi. Haleluya, haleluya. Banza wisengere, numara kwisengera ubone gusengera isi. Banza wezwe, numara kwezwa ubone kweza abandi. Ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo muri uhuza abantu ngo nzabagira, haleluya, haleluya, ngo nzabagira icyuma kizima gityaye kibasha kuba cyagira ibintu gisatura. Iyo umaze kwezwa ugatunganywa, Imana ikagushyiramo isoko nziza, ugabura ibyiza kandi nawe byabanje kuguhaza. Bakozi b'Imana, hari isoko imara inyota. Nta wundi watumara inyota, nta wundi waduha isoko, nta wundi waduha ibyo tuvuga atari Kristo. Nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana byahindutse irikomeza iki? Imfuruka. Mvugira ngo amena. Haleluya, haleluya. Nimumwegere, niwe buye, nta rindi buye ndi kuvuga, nta yindi soko ndi kuvuga, ni Yesu. Amen. Munyemerere ndirimba ino ndirimbo. Nkunda kubwiriza nkumva hari indirimbo ije ikamfasha cyane,
iravuga ngo mu rubavu rw'umukiza havuyemo isoko nziza, mu rubavu rw'umukiza havuyemo isoko nziza, iyo soko nziza cyane niyo yeza ibyaha byacu, iyo soko nziza cyane niyo yeza ibyaha byacu, twarituguye umwuma dukabije bene data, none ubu twashize inyota kubw'amaraso ya Yesu, twarituguye umwuma dukabije bene data, none ubu twashize inyota kubw'amaraso ya Yesu, kubw'amaraso ya Yesu twese turi umwe muri we, kubw'amaraso ya Yesu twese turi umwe muri we, ikasi n'ikusi aba Yesu ubu turi umwe, twarituguye umwuma dukabije bene data, none ubu twashize inyota kubw'amaraso ya Yesu, twarituguye umwuma dukabije bene data, none ubu twashize inyota kubw'amaraso ya Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Nimugubwe neza kandi Imana iguhindura isoko, kandi isoko imara inyota. Abantu benshi bafite umwuma, abantu benshi bafite ibibazo, baze banywe ku mazi, baze bahembukire kuri wowe. Imana nibigukorere kandi kugirire neza. Wowe ufite icyaka, wowe ufite inyota, wowe ushaka gusubizwa na Kristo, wowe ushaka guhumurizwa nawe, wowe ushaka kunezerwa, nta handi wakura amazi. Ndakurangiye ni muri Kristo. Nimugubwe neza, Imana ibahe umugisha. Dusenga Imana. Nyakubaha Imana, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ko hari isoko nziza, isoko waduhaye, isoko iboneka mu mwana wawe Yesu Kristo. Nta handi twakura amahoro, nta handi twakura umutekano, nta handi twakura umunezero, nta handi twanywa tugashira inyota usibye muri we. Ngo abamurebyeho baviriwe n'umucyo, ngo kandi niwe umara inyota. Niwe wabwiye umusamariyakazi, aramubwira ngo amazi naguha azaguhindurikira isoko y'amazi y'ubugingo. Ndasengera abanyumva, ndasengera abumva ijambo ryawe, kugira ngo abamaze gutobama, ba bandi wari warashyizemo amasoko, wongere uyatobanure, wongere ubeze, weze ubuhanuzi buri muri bo, bavuge babwirijwe nawe. Ndasenza ngo umwuka wera yongere atobanure ibyatobamye, kugira ngo izina ryawe rihimbazwe, kandi abantu bose bafite inzara n'inyota byo kugushaka bahagire imbere yawe. Urakoze Mwami, shyigikira ijambo ryawe, rigira ubutware n'ubushobozi mu izina rya Yesu, rigira ibyo rihindura kandi rigira ibyo byubaka. Dusenze dushima ko bidukoreye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Shalom, shalom, ndabakunda. Mukomeze mukore subscribe kuri M.Fortune, mukore share cyangwa se mubyoherereze inshuti zanyu. Ijambo ry'Imana rigere kuri benshi. Nifuza ko twakomeza tukaganira kandi tugafashwa n'ijambo ry'Imana. Shalom, shalom.